ryawe Yesu, amen. Yesu ashimwe. Tugere gutya ariko. Haleluya. Twongere kandi haleluya. Haleluya. Service itandukanye ni ya mbere, ifite umwihariko wayo kandi iyi ni nziza, irimo urubyiruko, irimo abantu bato, kandi ni nacyo kigero twisangamo. Twongere kandi haleluya. Haleluya. Twongere kandi haleluya. Haleluya. Tugiye gusirimbaho gatoya, ariko ntabwo tugiye si imigeri si n'ibyuyi. Kariya kantu karanaryo ukuntu kumvise neza ni sente mvuze no mutubyinira ibamo, ntimubizi ntimunyura ku kabari ukumva ko ariko barabyina igisimba kandi bafite n'icupa, ntimubizi mu makaritsiye n'imuhazi n'ahandi. Dutandukaniye hehe? Itandukano ni irihe? Twebwe ashaka kubyinishwa n'icupa rikamujyana, ariko hari icusi, hari n'icu hayivuga, n'umugeri wawe hari icyo wavuga. Ntugasirimbe gusa kugenda uri kuri kariya kantu. Ni kimwe na Lucky Dube na ba Medina na ba Sekira Music zira zindi zose, sorry, ariko wabihishuriwe neza hari ibyo wakanagira kandi bigakunda. Twongere kandi tuvuge amina. Ujye ucuranga igisimba cy'umwimerere, apana ibintu by'ibirungo byinshi. Ucurange neza ukuntu neza. Amen. Bagoye kamikuru gatoya, turirimbeho gatoya, hanyuma tubyine. Kandi ndashamburiye muri iyo ndirimbo tuvuge kandi haleluya. Haleluya. Tugire gutya. Amen. Amen. Harimo guseka, nuguhabwa, nuguhishurira ibintu by'Imana. Ntabwo usanga dutitire oya.
Tuzamure ibiganza tugire gutya. Amen. Reka mbahe ka exercice keza, sibyo? Tubavuge. Afite imbaraga bahaguruka, atazifite nta kibazo, ntabwo ari kugahamba. Mureke tujanandikisha abadayimoni. Hari ikintu ndambiwe namwe murambiwe nuko ari jye ufite mikoro, amateraniro atagira impinduka, gusenga kudafite impinduka, dusigaye tumeze nk'abafarisayo. Ariko uyikubire muri haleluya, kandi iyo haleluya ugira we uyerekeza, niba ari ku burwayi, niba ari ku ishuri, niba ari ni wowe ubizi, je sinkuzi, ugira ahantu yohereza, kandi genda imeze nka ikebera mu ngiro. Turi kumwe tugira gutya. Iyo barimo turacanganyikisha abadayimoni kugira ngo baduhe ikirere, baduhe n'inzira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Gutanga icyerekezo. Tugiye gutanga icyerekezo. Nakoresha ururimi rw'Igiswahili ngo tugiye gushangurira, ntabwo ari ibihembo gusa bisanzwe. Iyo rero aho yohereza hari ibyo ihitana kuwizera, undi uko ahinduka ataha n'imvugo y'umwuka. Tugiye gutanga icyerekezo ku bantu badafite icyerekezo. Hari abantu bahora muri rombo, bahora bigarukaho, ubuzima bwabaye nk'ikiziba, ubuzima bwabo bagenda bigarukaho. Haleluya. Ndumurezi no guhagarara n'umurezi niba wumva wagusohoka yego kubanere. Haleluya. 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 La totalité de Dieu me viendra. Haleluya. Haleluya. Amen. Babwira
umuntu wanditse amandiko niyo yanguruye kandi iyo mvuga n'abantu abatayumvise nihangane ikagisobanura nuko niyo batanze zino gahunda turimo gukora ntabwo ari njyewe waziha hari umuntu wanditse bashaka abantu ariko avuga ibintu bikuru aravuga ngo nuja gutangira ubigire gutyo kundi bakundabigire arabanyumvise harabanyumvise kubwiriza birananiye sinzi ibintu biranga wowe undebe nkunda tewe akarimba niba ari tewe niba ari simbizi kavuga ngo tugume muri Yesu. Gumamo, 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 muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu niho turuhukira. Muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu niho turuhukira. Haleluya, haleluya. Tugira mushari. Senda kuvuga ibintu. Hari umuntu warugiye kubarwa gutya. Yaragiye kubarwa. Amen. 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 Hari umuntu warugiye arafite gahunda yo kuzamubaga kandi n'ibibyimba by'abadayimoni none hamanutse gutya bise mbona ajya no sinzi nimba ari kirayenze kuyenga kirayenze naranze biza kwa muganga mukunda amakuru y'abandi mba nkubwiye ngo Imana yawukujije ariko nyiri bwitarize gute yabyumvise. La totalité me kire de je pour de la foi. Gumamo, 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 gumamo. Okira, muri Yesu. Je kuyobora boss. Wisirimu gatora kora ku matobus. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Gumamo, gumamo, gumamo. Hallelujah. Amen. Amen. Fata mikoro. Nagusize we ntabwo turi kumwe. Fata mikoro. Ngiye gusoma ijambo. Ushaka kumuha mikoro yimwe. Wasigaye. Amen.
twongere tubire gutya. Ngiye gusoza. Nta materaniro asa n'ayandi. Nitwe twagize liturujia tuvuga ngo ni ukuva aha bikajya bikava bikagera. Ubu asanga Imana ikaba itaka kano kantu gusa abantu bakabohoka imitima ikagubwa neza. Muranyumvise? Ha? Ikasoma ijambo gatoya gusa. Amakuru yabaye menshi nabayemo umuntu uvangiwe ariko ndabikontorora. Dufashe hariya twihute. Topic cyangwa se teme, akaga gaterwa n'ibyo umuntu yisigarije atamazeyo cyangwa se atarimbuye cyangwa se atatsinze cyangwa se atahanaguye. Ni ikinyarwanda cyuzuye. Akaga, ibyago, ugasanga uri umuririmbyi mwiza ariko ufite akantu kagwisigarije. Uri umuvugabutumwa mwiza, uri umuhanuzi mwiza, ufite ukuntu ubayeho neza ariko baragutangira ubuhamya ariko hari akantu, kandi ako kantu ni virusi irakura kabyara irari, irari rikabyara icyaha, icyaha rikabyara urupfu. Kandi rwiteka si urupfu rwa hano rwa rusororo n'ahandi, rwiteka. Akaga ruzuru babyeyi bacu, inshuti n'abavandimwe, akaga ko gukiza ari ugasiga akantu mu buzima. Ntumarayo, ntumara amase. Ubundi mwarimu mwiza iyo yakoze introduction neza, ubushatse nahita njya kuri conclusion nahita soza. Hari utumvise musubiremo? Arahari? Navuze ngo akaga cyangwa se ibyaha byo kuba mu nzu y'Imana usenga umunsi ku wundi. Ko ufite imyaka 40 mu ikanisa, imyaka 30, 20, 10, usenga utarasenga, utera, utanga ibyacu n'amaturo, usura imfubyi n'abapfakazi, ugira neza ya mirimo yose ku murongo kayubahiriza, ariko hakaba harimo akantu, hakaba harimo ukuntu bagukora. Je ndi umusenga, bagukora ngo umwana w'abasenga. Natwe ntabwo tubyemera ibi, kanivuge ndavuga abana ibi ni ibikundi iwacu. Numa gatangira kaza. Haleluya, amen. Haleluya zashize mwongere muzumva. Uvuye mu Kenya zashize. Akaga ugasambura umuririmbyi mwiza usambanira kuri telefone. Uri umuririmbyi mwiza urikinisha. Uriba, urabeshya. Hari ibyakugoye, mureke mbabwire, nta kindi kintu cyiza nko guhora utsindwa imbere y'Imana. Guhora utsindwa ni ikinyarwanda, kumva ko watsinzwe uri kwanga Imana, mbabarira. Mu gitondo mbabarira, ku manywa mbabarira, nimugoroba mbabarira. Ubuzima bwo gusaba imbabazi imbere y'Imana
ukubwira umunyembaraga ibihe byose. Amen. Hano ni kure. Kadusome ibyanditswe gahoro gusa. Yosuwa 11 murongo wa 22. Ntabwo dutuma mu banaki basigaye mu gihugu cya Isirayeli cya Geza n'Igati na Sidoni niho basigaye bamwe. Yego turekera ibyanditswe shema dufashe kugira ngo tubisome hariya. Mu gitondo nihuse mbaye mwarimu mwiza, Imana yabwiye Yosuwa iramubwira ngo nagenda arimbure, akureho ibintu byose, akureho ibizira byose byose. Hanyuma kandi Imana imugabiza imbaraga kugira ngo atsinde ababisha, kuko cyaraziraga kujya ku rugamba utabashije Imana. N'Imana yari yababwiye ntabwo ari komandema zari zivuye ku muyobozi mukuru, ku mugabo w'ingabo cyangwa kuri perezida cyangwa se runaka, oya, zari zivuye ku Mana. Iramubwira ngo genda. Ariko akora akaga, aragenda akora ibyo yababwiye, ngo asiga imidugudu 3. Mwisinzira mwirangara ngiye gusohoka. Asiga imidugudu 3. Iyo midugudu uyigereranye na kamere yakunaniye. Iyo midugudu uyigereranye n'ikintu gihora kigukomanga imbere y'Imana. Iyo midugudu ugira ukuntu wenyine uyitekerezaho. Nabwiye ko Igaza cyangwa se Gaza nona ni muri Palestine. Niba mukurikira amakuru y'isi, niho Isiraheli yakomeje kugirana urwango rukomeye n'Abarabu. Niba murimo kubona ya ntambara yo muri Iran, ndavuga abantu batoye, byavuye hariya aho Imana yabwiye Yosuwa aramubwira ngo nagenda kureho, asiga umudugudu w'Igaza. Igaza haje kuvamo Delila. Muzi ibyo yakoze muri Samusoni, turabisanga mu Bacamanza 16:24. Usome hariya ahantu, nta mwanya dufite. Aho Delila yari afite misiyo mu nzu y'Imana. Kabwira urubyiruko, yari afite misiyo ikomeye. Iba yaje kogosha umunaziri w'Imana. Wowe ukagira ngo ni umukobwa mugenzi wawe yaje muri korali, ni umusore mugenzi wawe yaje muri korali, aje kugutwara impano y'Imana, aje kukunogora amaso. Hari ibyo yanogora, hari ibyo agaciro yagutwara. Mwariganye murabana ku ishuri, murasurana, ariko iwe ni mwene Sekibi, afite intego runaka. Hermelas Haduma ikeri de shir de paine gorians. Ariko afite mujya gusamarira mu matorero, mwibira mu matorero, murabera mu matorero. Tuvuga kuri ijambo ry'Imana. Iterambere ni ryiza, kubaka amazu, kurongora, kugura amamodoka. N'abapagani barabifata batabisengeye. Sinaga ari impano z'Imana. Impano z'Imana ni urukundo, ni ukwihangana, n'ibyishimo, ni ukumaramaza. Ziriya mbuto z'umwuka murazizi, naho ibindi twabisanga hano hasi. Delila tumusangaho ibintu nka 4. Umwuka w'Igaza, harimo ubusambanyi bukabije, harimo ubushizi bw'isoni n'uburyarya n'ubucakura.
usanga muri mudugudu usanga uri umuririmbyi mwiza uraririmba abantu bagafashwa afite ka rukuruzi afite ka remote kandi Satani n'umugome. Hari umushuti wanjye yagiraga impano n'ubu aracahari yagiye hanze twarabanye yagiraga impano yo gusengera abarwayi n'ubu aracayigira agasenga akaba umunyembaraga ariko arangiza abatwa n'umwuka wa Delila. Uramushobora kweli twaje kwivuga ubutumwa tukamufata nk'umukanda wisohoka yawe kandi mu gitaramo gutyo wamwegera gutyo agakora ibitangaza ariko yasohoka gatoya gutyo gusa gica gihekera ibintu bikaba byaroneka uwo mwuka wari waramubasa uramwica. Umunsi umwe ari umwana w'urwaye Kimironko kwa Mushimire yaragize umwaka n'amezi 9 yaravuye ku ishuri umwana w'imyaka 17 umwana w'umuyobozi turi ahantu mu gitaramo Imana atubwira ngo muje gutabara yadushushanyiriza ahantu tugenda hanyuma aragenda agitunguka mu marembo y'igipangu wa mwana yari mushumbi yo ngiyo ngo haje agahungu k'agasambanyi kaje kugira gute hano ariko naragowe na aho gasambanyi kaje kugira gute muva ano makuru yagiye kwinjira mu muryango yamurondo umugabo arahonga n'igisusa cyangwa se umushobora kubiswa n'izuba umwami Yesu asubirayo akigeza mu nzira Imana arambwira ngo wamupfapfa ubiye dayimoni kirakurondora ngo uri umusambanyi we ntabwo uzi ko uri umusambanyi hari igisha yavuze wowe bwana uzi ko uri umusambanyi ntiwiyizi si ingeso yakunaniye none abanyamapepo ngo barakurondoye murati subirayo asubirayo ariko yari umugabo mwiza aravuga untabare narashwe nimuntabare abadayimoni banashe kabisa akigaruka gusa kandi hari akagendo karekare hari mu ikona akihindukira gusa akemera iryo jwi gusa wa mwana amatangira gutaka yari umunyembaraga tureke ibingibi bya none yamatangira gutaka ngo umusambanyi kandi atangiye kuntumika umusambanyi satwikana araza arinjira avuga ngo ndi umusambanyi warondoye n'ibindi ko nabyo mbifite mu izina rya Yesu haguruka usubire ku ishuri. Umwana arahaguruka aja muri dusha aroga yaragize umwaka n'amezi 9 atarya wadayimoni ni babi atarya atajya kuri toyi atihagarika atakora ibikomeye nta na kimwe araho shase kuvuga ko imbaraga z'ubusambanyi dufite Yesu uvuga ngo ndi umusambanyi ndi umujura ndi umunyamahane mbabarira ijambo mbabarira gusa kandi ntabwo Imana ireba mu kanwa ireba hano ireba mu mutima twayivuganye umutima. Haleluya twongere kandi haleluya amen. Nihute igati ni kwa Goliyati dufite umwuka wo kwishira hejuru umwuka wo kuvogera iby'Imana atuka Israeli yitukana n'Imana mwego muri abagabo umugabo wataramye neza gusa umugabo gusa wagiye mu gitaramo neza ati Dawudi iyo ngiyo yabaga ari mu gitaramo arimo araganira n'Imana itubu yaza kayifata intare
intare yaza biragoye kugira icyo ukora utagikoreye mu ibanga. Hari ibintu Imana baza kudutoza, wowe uraje gusa mutangire ka mikoro mumeze muzi kuririmba utangiye kuzanga. Hari ukuntu waza ukabiganirizwa ukabiha. Ese ni gute mu gitondo ubyuka urufata mikoro utabisengeye? Mufite urubanza imbere y'Imana, muzabazwa ibintu byinshi. Ni gute ufata mikoro uve ku matelefone abacata bihangana? Ni gute ufata mikoro waraye kuri WhatsApp uvuga ubusa, hanyuma mu gitondo ukambara ukaza wirwanga hano ugatuta? Ntabwo turi bufashwe, ntabwo tunezerewe. Hari aho waraye uje kudusanga ibyo warayemo. Amen. Amen. Tumarakoroje yasi. Ngono mwana mutuze gusenga reba barire. Nabyumvise n'umwana muto uzi gusenga ntazagira ubwoba, azafashwa n'iki? No gusenga. Iyi telefone ni Samsung S20 irahenda, sicyo ngiye kuvuga. Nubwo gihenda, iyo nta gicometse iki telefone ntacyo kimaze. Nta mafaranga afite mu mufuka hano. Ubu leta itwemera cashless, kuba tutatunga amafaranga mu ntoki yose ajye hehe. Iyi telefone nayihuje na Beka, banki ya Beka. Nyongera nyihuza n'umwarimu Sako, njye ndi mwarimu, ndabihuza. Iyo twahembwe sinja kuri banki, hari amakonti nshiramo ngahita nkura amafaranga akura kuri banki nkashira kuri telefone. So ufite amafaranga kuri momo nkashira kuri Beka. Mwumve kano kantu. Ariko ntayicometse inzara yanyica, itike sinayibona, ibintu byahagarara, nshobora kurembera no mu nzu nkabura uwo mpamagara. Hari isi yangwa. Niko umukristo ameze, niko mumeze. Iyi telefone ni umukristo, ni njyewe. Iyo icometse muri purize ni amasengesho. Biragoye ko telefone wayitunga nta muri, nubwo bihenze ni impfabusa. Umukristo udasenga, nabyumvise navuze ngo ni mwarimu, ako kantu niko roshe twakumvise. Umukristo udasenga ameze nka telefone itarimo umuriro. Samweli wa mbere 15 kuva kuri 1 kugeza kuri 28. Samweli wa mbere ngiye gusoza. Samweli wa mbere 15 1 kugeza kuri 28. Imana itegeka Sawuli iramubwira ngo naje kurimbura Abameleki. Imana itegeka Sawuli iramubwira ngo haguruka Sawuli uje kurimbura Abameleki. Ubundi Abameleki nabisomye mu rukerera. Imana irambwira ngo Abameleki ni Bibiliya niyo yabwiye sori. Irambwira ngo Abameleki ni abana ba Esawu. Ubundi Abameleki ni ba nomadisme, ntabwo bahoraga nta cicaro bagira, nabimukira. None baraha, ejo baraha, bambutse hakurya, bari bamukira rugendo gusa. Abameleki
aragenda akora iby'umwuka iby'Imana amubwiye, arangije nawe akora ibara kijya Yesu ngo asiga inka nziza, intama nziza, indogobe nziza. Mubisome neza, akuramo ibintu byose by'inyamibwa, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Araselectinga, akuramo iby'agaciro. Aho Samweli ari mu butayu, Imana yambwira ngo Samweli we tabara, Sawuli ntacyo namuciye, namushyira ku ngoma, none dore ibyo nkoreye. Ngiye kumwica, ngiye kumara ubwoko bw'Imana yahemutse. Hari umukobwa uje bundi avuze muri banki, ajya kuri gishe, dufite abapagani benshi, muno aretira miliyoni 2,900 ukuntu, arangije akuramo akabandari gatoya. Kubera ifaranga ni byinshi, inoti za 2 cyangwa z'igihumbi n'icya envelope kiba cyuzuye, ubona n'ikintu cyuzuye. Undi nawe arirukanse ntiyabaze, ageze asanga habuze 290 ari mbere n'abingahe. Yibagirwa ko kamera yagisoza kaminuza, afite inzara, keneye makeup, keneye agatelefone keza, aribyo akeneye. Kukamaramaza kandi n'umuramyi mu ikanisa mwiza, ufata imikoro abantu bakanezerwa, basishimye Imana babonye akazi, Imana yakoze neza. Hanyuma gusa icyumweru cya mbere avuye muri preparation gusa tayari baragazakara. Satani ni mubi, ntifuza ko twishima. Ngimana ibwira Samweli, amubwira ngo irukanke wegere Sawuli. Bageze aramubwira ngo Sawuli we, ko gutama numva, urwo rusaku numva n'urunyabaki, urwo rusaku numva n'urunyabaki, urusaku rw'amatelefone ruhana n'urunyabaki. Urusaku numva rw'amatelefone n'urunyabaki. Irangwa muciye ku ngoma, ngiye kuyiha umuturanyi, ngiye kuyiha umuturanyi. Hari ibintu byakeneshwa muri uru rugamba, muri uru rugendo. Imana kira kwa misi yanyu mukiremera utwawe. Kadusoze. Haleluya. Ariko umutima wanjye urishimye basi. Nukuri hari ikintu ngabanye muri uyu munsi. Mu gitondo twavuze kuri Ashidodi, ndasoje. Ni nawe ifite ibintu byinshi, irimo amakuru ya Yezebeli, tubwiraho ubundi umudugudu wa Ashidodi ni ahantu isanduku y'Imana yari yaranyazwe cyangwa se yari yarashimutiwe, yari yaragiye. Ariko usibye n'icyo hajeho ikibazo gikomeye. Aha umwami arongora umunyamahanga kazi. Mwa bakobwa mwe muri hano n'abahungu muri hano, muza musengera ingo.
urugo ni ijuru rya kabiri, ni no kuzimu kwa kabiri. Musengere ingo. Housing ni nziza, appearance, ariko umutima ntiwawugeraho n'uw'Imana. Kandi utwaha mwakoze mu ibanga, ndeke mbabwira n'amakuru, utwaha mukora mu ibanga tuzaza no mu ngo zanyu. Utwaha mwakoze iyo mu ibanga tuza no mu ngo. Nta kintu gitakara imbere y'Imana. Oya, ushuka warasambanye tukagira urugo rwiza, umwana wawe agasambana kweli. Hanyuma Imana iramubwira ngo aha bagenda arongora umugore kazi cyangwa se umwami wa Nabati. Nabati, Yezebeli ise yari umwami w'i Sidoni, aramusanga. Niwo muntu wa mbere Bibiliya ivuga. Ajya ni ibirongorama n'indongorane ko mubyita n'amajyambere, biri abakobwa batahana n'amajyambere, ibishingirwa. Niyo wa mbere ibishingirwa byari mu Imana z'abanyamahanga, harimo amapepe. Ise na nyina baramubwira ngo twara kwa mugabo kuko bamuhaye biriya bintu byose tuha abakobwa bacu bagiye kurongorwa kugira ngo tububakire, nabo bamuhaye Imana zabo. Mwanyumvise? Iwabo mbese ibishingirwa bamuhaye biriya batanu, bamuha n'Imana bamubwira ngo twara. Niwo muntu wigisha ubusambanyi mu ikanisa. Umwamikazi ni ibiryo by'intonorano. Intonorano murayizi? Ni ibiryo baterekereyeho. Hari abantu bagira apeti mu ijoro, ukarara urya agambo wariye. Ni mu bintu mujya murya nijoro. Nta bantu barota ibyo bintu. Ukarya inyama ukagira igwa wariye. Ni abadayimoni baba bagusura. Ibiryo by'intonorano, ibiryo baterekereye, ibiryo byo kubana, biguca intege bikakumara. Usanga bamwe baribwa mu nda, abandi bacitse imigongo, abandi imitwe, abandi byaranze bivaho. Kasozi yakoze ibintu 11. Nawe ninasomye biranguramo 11, nawe wakuramo ibindi birenze ugahishurira. Ntabyo tuvuze, ariko muri ibyo ngibyo harimo kuramya ibishushanyo, ubuhanuzi bw'ibinyoma, umwuka w'ubugombo kabishe, usambanya mu nzu y'Imana, umwuka wa confusion, umwuka wa division, umwuka wa depression. Ibi byose bifite byanditswe. Umwuka wo kwikunda. Yakoze ibintu byinshi, kandi yari yambaye impu zitatu. Yari yambaye uruhu rwa politiki, yari umwamikazi. Akongera akaba mu rusengero, yabanaga n'abahanuzi baba. Akongera kandi akajya muri culture, mu muco wabo, kugira ngo uvuge. Yari yasoje system. Uwisanga muri politiki akisanga ahantu hose. Ariko soza mvuga kano kantu, nta kindi cyadushoboza usibye gusenga. Mureke mbabwire, usenga utabyumva bizaruha biza, usenga udafite umutwaro uzaruhugira. Ubundi gusenga si ukubivuga, gusenga ni ukubikora.
gusenga ni itegeko. Gusenga si umuhamagaro. Gusenga ni ugusenga. Senga. Hari umuntu atubwira ngo principe ngo zo gusenga ngo banza mugasaba kwinginga. Izo ni protocol. Kakana nabona gahanga kaje gusaba ari protocol kagira. Kirasibuka gafata iberi n'ubutesi bwinshi. Iyo tugiye kwa data nta protocol. Dukubona n'agahindura uvuga ngo wampaye isanzure. Gusenga na process nazo. Biterwa nuko wayishura no gusenga gusa. Hanyuma numara kubuzuye gusenga ubihuze no gusoma. Kuko usenze cyane ntusome harimo kudanganyika. Usomye ntuse ni ibintu bibiri gusa. Gusenga, gusoma, gusenga. Nta jambo nari mu babwira Satani ngo rimutsinde. Ariko Satani atsindishwa n'iki? Ijambo ni inkota, ni inyundo, ni imbaraga. Hari aho bavuga muri Bibiliya ngo abamarayika niki? Ngo ni imiyaga. Bariko bananje niki? Ngo ni imiriro itwika kandi ikongora. Iyo turi imiriro, muzi impamvu tutari imiriro? Nuko tuvanga. Impamvu turi imiriro nuko twisigarije. Impamvu turi imiriro tutari imiriro, hari utuntu Satani aturegesha. Waba ukorakora ufata hanyuma ukazana akaganza ngo urambikeho umuntu urwaye. Kamenyereye umwana ntacyo kari bukanga indwara. Ariko niba ibiganza byejejwe nta hantu bikorakora, aho wabirambika hose uzamenagura. Zasenya. Imana ibahe umugisha. Kandi mwinshi ahereye hejuru nanagwa gukontorora ibindi. Kandi nateguye paje nk'esheshatu naza ariko zirananiye kuzivuga. Ariko mvuze mu ncamake gusa. N'utwo dukeya mvuze Imana yo mu ijuru itwagure muri mwebwe. Tugiye gusenga mbere yuko tuja kandi kantu gato tugiye gukora. Tugiye gusenga. Amen. Reke dusenga. Mureke mbabwire kano kantu naniwe gusoza. Ubu nubwo dufite abatinganyi benshi, abatinganyi binjiye mu itorero, abatinganyi binjiye muri za kaminuza no muri segonderi bagiye kuza. Abana bafite amamodoka ariko barahembwa 500-800. Namwe ababyeyi murarangaye gusa umwana wamuhereje ku ishuri. Twarinjiwe n'imbaraga z'abanyamahanga. Ibyaha Imana yanga urunuka. Nakubwiye ngo nazanye n'umuntu ejo bundi aje muri saje. Ubu abaganga bari hano kubara hari indwara zatangiye kugaragara na hano mu hano iwacu z'abatinganyi zitahoragaho. None kuraryama ukiyongeza ukarya ukwezi kose umuntu w'umugabo akongera akarya umwaka afite abana b'urubyiruko adasenze ngo asengaga ibyo yibuka ukaryama ugasinzira. Itorero ryarinjiriwe.
mu nzu y'Imana. Abaturage baravuga turaza gusura Imana, baraye mu mafuti bakaza hano bikaba kudutera hano rwa serera gusa. Isi ni mu kaga, muhungire mu nzu y'Imana. Hari umuntu wundi bafashe umugabo w'imyaka 51 w'umunyamahanga, yazanye miliyoni 50 ntajya asambana na umuntu wese urengeje imyaka 21 ntabwo basambana. N'utwana duto icumweru kakagenda akajya n'ubwo buzima, bakaza mu biruhuko yashira kongera kurira indege. Umwana atunze iPhone 14 Max, ntubaze ngo ayikuye he. Ni umubyeyi nawe ko aribwo buzima yakuriyemo. Kandeki yose ariko biteye ubwoba. Jewe ndabizi nibyo mbamo, mba mu banyeshuri ndabazi, ariko Imana yampaye akazi keza, yampaye akazi keza. Hari igihe mpagara kuri asembo gutya kandi asembo yacu iba hejuru nkababona basenga uriya mwana nabo bamushese. Hari uwo ejo mperutse gutabara nyirakuru yamutanze, yaramutangira ambwira ngo iwacu ntabwo tujya ntawe ujya urenga mu wa gatandatu, umuryango ntabwo uzabona diporome. Kariyo bagace gateye abahungu kuko baraseka, utabara kariya agakobwa kariya wowe mukandi usange muri bwo kuraho ubumara bw'abadayimoni bwa nyirakuru. Akora ikizamini cya mbere biranga aragikora, cya kabiri aragikora, cya gatatu biranga, aza kugikorera kwa muganga. Hanyuma Imana yatubwira ngo mureke, mwe arukuntu yatubwiye mwibanga gusa kubita mushaka. kivuyemo nuko uwo uzwi ubuzima bucamutabaye yari afite directeur ufite amaso. Imana yamitubwiye ngo tubigeza gusa gatoya gusa n'abagenzi be ntazi ko byagenze kandi yarakoze kandi azatsinda. Ni amakuru niboneye. Kandi magarara
santire y'ibizamini numva ndabyanze gusa, numva ndabyanze, banga no kunsimbuza ku munota wa nyuma baransimbuza. Abandi baje gusa ngiye nkagenda mu kigo tu komuna kakirirwa naho hari umuntu tugiye guhisha diplome. Ibiseko zavuze ngo iwacu ntabwo bajya babona. Imana ibaho umugisha, tugamene Imana ngo ndashoboje. Ariko nkumbuye igitaramo cyangwa gituruka cyose neza kinumva nuzuye nk'igitaramo. Mukandushije imbaraga yanyoboye nuko reka dusoze kandi ku gatuti kandi bivuge neza. Twasoje ubu nambaye undi mwambaro. Amen. Tugire gutya. Mwafashe rwose? Gari urembo amen. Mwongere kandi amen. Sinishaka kumuntu ibi tuvuze nubwo ari bito, Imana ibyaguye. Nugera mu rugo ugira ingamba, nugera mu rugo ugira umuhigo, nugera mu rugo none aha wicaye ugira ibyo wawe. Hari ibyaha, hari na gahunda bidasaba ngo dusenge, decision gusa zawe zonyine zikabikora. Tugize iminsi dutanga amatangazo ko n'icyumweru kugira ngo tukuvugire. Ababashije bose bakaboneka mwami, hari ababyifuje bitakunze. Rero twemere twebwe twese turi hano kugira ngo tubashe kumva no gushyira mu ngiro ibyo twabwiwe. Reka ubuntu bwawe n'imbaraga zawe mwami bibane natwe. Amen. Yongere kandi amina. Turimo turarwana n'igihe, umushumba ntabwo abisobanuye. N'icyumweru cya sosiyale kandi barabiteguje, yaba ari ijambo yaba na gahunda ya sosiyale, byose bikuye mu minota 60. Niyo mpamvu kubita twihuta, hanyuma niyo gahunda tukayikora. Amen. Rero tubahaye ikaze mwebwe mwese abashije guterana, ari abagize ibyago Imana yarabashoboje, abaduherutse guterana namwe mwashoboye kuza, reka twikomere amashyi. By'umwihariko suhuje Samsoni, yagera gutya gusa twarasenganye igihe kinini cyane, nizere ko kibirimo neza. Amen. Kubera hano habaye sirisharije, umwanya warabuze, amashimwe ni ukunusura, kuririmba ni ukunusura, akantu kose turasahurana, ariko nabyo tugomba kubyiga kandi tukabimenya, twebwe tugena iki. Amen. Twabwire kandi amen. Mumbuye kubyina ariko ndabyina iminota mike. Amashimwe ndayakuye muri ako kantu kuko ugiye kuvuga natwara umwanya, ijambo ufite naryo ushobora kurirambura undi mwanya ariko wasimbishoboye. Rero gatoya gusa suhuza abantu.
rya kane bahinduye kwa gatanu nimugoroba n'itatu rya kane inanezanye mu gitondo. Haleluya. Ibyo nasengeyemo mfashe umwanya wo gusoma gusengera rya kabiri rya gitondo muri niba kure gukora auto evaluation. Mwenyine ntabwo mwiyevaliwa ngo mumenye ubuzima murimo aho muhagaze none urinde ejo urinde. Dusome Yosuwa 11:22 Nyarwanda neza yihute, mwanya ni muto ushoboka. Yosuwa 11:22 nta muntu n'umwe wo mu Banaki wasigaye mu gihugu cy'Abisirayeli keretse i Gaza n'i Gati na Ashidodi niho hasigaye bamwe. Jya mu byanditswe kabiri byanditswe cyaka 18:19 wandikira marayika w'itorero Tuwatira uti umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo mugaya kuko ukundira urya mugore Yezebeli wita umuhanuzikazi akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo amen. Arasoma ntashire mu twito cyangwa se virgire umuntu abasha kumva interuro irangiye. Insanganyamatsiko yacu ni iriya: akaga gaterwa no kuba utararanduye. Ese ni iki turandura? Ni iki tumara? Ni iki turimbura? Ni iki tugomba gukuraho? Dusoma ijambo muri Yosuwa 11:22. Imana yabwiye Yosuwa iramubwira ngo genda ukureho igihumeka cyose n'abantu, kuko bari babaswe n'imbaraga z'abanyamahanga zari zibakikije. Iramubwira ngo mugende mukureho ibintu byose. Yosuwa nk'umuntu ngo ageze ahantu asiga imidugudu 3. Asiga umudugudu w'i Gaza, i Gati na Ashidodi. Iyo midugudu niyo tugiye kuvuga, ariko kuko umwanya ndavuga uwa nyuma. Haleluya. Ubundi nihuse intambara dufite nona, dufite intambara twisigarije. Iyi midugudu ko ari 3, nimusoma i Gaza, nugasoma ngo i Gaza ni muri Palestine. Izi ntambara zayogoje isi, abana barimo kurwana na Isiraheli byatewe na Yosuwa. Ari Imana amwe ngo nagenda kureho agira ibyo asiga. None magingaya niho hagiye hakomoka intandaro y'ibibazo yo kutumvira Imana, yo kugira ibyo twisigazira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubundi i Gaza twasanze igihano cyitwa Delila. Delila akomoka i Gaza. I Gati tuhasanga Goliyati. Ashidodi tuhasanga umwamikazi Yezebeli. Ubundi ni abantu tugiye kuvuga bakomeye basigaje, ariko abantu bagiye bamunga, bagiye bafite ukuntu basesera rwihishwa, bagiye basesera mu Mana cyangwa se mu bantu b'Imana bakagira ibintu basenya.
ubundi i Gaza tuhasanga umwuka w'ubusambanyi n'ubushizi bw'isoni, aho wa mugore yari afite ikintu cy'uburaya bukomeye, ariko si uburaya, iyo yari afite intego kugira ngo uwasizwe umunaziri w'Imana amugusha ahantu. Hanyuma i Gati twasanze igihanda Goliyati. Navuze ko nta mwanya ufite wo kuvuga aho hantu, simbuke kujye kuri Ashidodi. Ijambo Ashidodi hari ibintu bibiri tuhabona. Icya mbere niho isanduku y'Imana yari yaranyagiwe. Ubundi ibi bintu si ibyo kuba umuntu yirukanka, si n'ibyo kubwiriza, ahubwo ni ukwigisha umuntu ukandika. Ashidodi ni isanduku y'Imana, niho bari baranyaze isanduku y'Imana, bari baratwara amasezerano y'Imana, batwara mu by'Imana. Kabiri niho dusanga uriya mugore Yezebeli. Tujya kuvuga imyuka iranga Yezebeli n'umuntu wabaswe n'iyo myuka. Hanyuma sozi. Umwuka wa mbere uranga Yezebeli ni umwuka w'ibishushanyo. Yezebeli yambaye impu eshatu. Uruhu rwa mbere yari umwamikazi, yari muri politiki, yari mu buyobozi bwite bwa leta. Kabiri, Yezebeli yakoranaga n'abahanuzi b'ibinyoma ba Bali, yabaga mu itorero. Gatatu, Yezebeli yakoraga na culture, imico y'Abayahudi. Kandi mwumve ko Yezebeli ntabwo yari umuyahudi, ntabwo yari umwisiraheli, yari umunyamahanga. Bibiri tubwira ko ngo mu bantu bose babayeho, Ahabu niwe wakoze ibyangwa n'amaso y'Iteka, niwe wakoze amateka atarigeze akorwa n'undi muntu. Amaze kurongora Yezebeli, torero twarije, twarateye, itorero ryarijiwe, kandi twinjira muri politiki, twinjira muri religion, twinjira muri culture cyangwa se imico yacu ya buri munsi. Hanyuma abakristo bararangaye gusa, bari mu gihogere. Intego ya Yezebeli ni ukuzikareba umwana ufite impano n'itorero, agenda anobamo gusa, gatoya gusa, akubita ku mutwe yica, agenda yica. Ntabwo ariwe udafite akamaro, oya, areba umuntu ubitse icyo abandi badafite, ubugingo, kuko uyu mubiri ni muto cyane, nta n'icyo umaze. Umwuka wa mbere uranga Yezebeli, umwuka w'uburozi. Umwuka wo kurangira ibigirwamana mu nzu y'Imana, aho abantu baza bagatuti bacishije, aho abantu banezerwa bafite ibyo bakenyereyeho, aho abantu batega amaboko bakarira kandi ari bakabica. Iminota kwirukanka. Dusomye mu byahishuwe, ariko bakomeje bagarura wa mugore Yezebeli wonona iby'agaciro mu nzu y'Imana, winjira be akagenda bica uruhongoho. Umwuka wa kabiri ni ubuhanuzi bw'ibinyoma, aho abantu basigaye babesha bakavuga ngo Imana yavuze itavuze, abantu bagatitira bakavuga bakabesha kubw'inyungu zabo. Abandi bakaza hanga kandi muri cyo mabwira ibintu by'Imana usibye guhishurirwa gusa, bavuga Yesu, bavuga Imana, ariko bagomekamo utuzi imbaraga z'Imana, utuzi imbaraga z'umurondozi,
ni hahandi ugenda tu. Umwuka wa gatatu ni umwuka w'ubugome bukabije. Ubugome bukabije uri mu nzu y'Imana. Aho mwene so ari ukugambanira, mwene so ari ukwica, mwene so ari ugukuza ku bintu. Ntabwo twagiye mu kabari, twagiye hanze mu nzu y'Imana. Ubugome bukabije mu nzu y'Imana. Kane, ubusambanyi. Hari ibyaha abashumba batakibwira abantu. Iterambere, kugura ibibanza, amamodoka yarahenze, abana kwiga hanze n'ibindi. Ibyo n'abapagani barabibwira. Mubwire abantu Yesu, mubwire abantu imbaraga z'Imana, mureke iby'amazu n'ibindi. Ibyo ni bito, utunga Imana ibindi bizaza. Ubusambanyi bwinjiye mu nzu y'Imana, kandi agasambana yarangiza akaza hano gatuti. Ni ryari abarwayi bazakira? Ni ryari abantu bazanezerwa? Ubusambanyi bwimukiye kuri telefone. Narimo ndasoma amakuru mu gitondo ngo mu minota, mu masegonda 15 filime y'urukozasoni ibisohotse muri Amerika. Pornography. Filime imwe y'urukozasoni mu masegonda 15 ibisohotse. Kugira ngo ibinyamakuru bisomwe cyangwa se za channel bashira abakobwa bambaye ubusa n'utundi tuntu turangaza amaso. Ushizeho ijambo ry'Imana abakujira muri iyo channel yawe. Abantu basigaye basamanira kuri telefone batari kumwe, distance mu gihugu bitandukanye cyangwa mu turere dutandukanye. Uruziro. Uwo ni umwuka wa Yezebeli winjiye mu nzu y'Imana. Gatanu, umwuka wa confusion, umwuka w'urujijo. Tukimenya abakozi b'Imana n'abapagani, tukimenya abahanuzi n'abahanuzi b'ibinyoma. Bose baravuga Imana, bose bambaye kimwe, bavuga kimwe, bagenda kimwe. Ntushobora gutandukanya abo bantu. Usibye imbaraga z'Imana zikuzuye, usibye umwuka w'uburondozi. Kera twatuzi ko dukecuru dusa nabi, ariko dupfumu ariko urarwa n'umusirimu uvuye muri salo ufite make-up usa neza, umugabo usa wambaye neza, iba afite intego yamuzanye mu nzu y'Imana. Gatandatu, ni umwuka wa division, umwuka w'amacakubiri. Aho usanga umugore n'abana batavuga mu itorero. Ibyo ni ibindi. Ayo ni aba runaka, abandi ni aba runaka, abandi ni aba runaka. Mureke mbabwire kano kantu. Itorero ry'Imana, nimusenge, nimusome ibyanditswe. Tugiye gusambanira mu matorero, turagera mu matorero, twicane mu matorero. Nimudasenga turi mu kaga. Karindwi, ni umwuka wa depression. Abantu barapfuye, abantu bararusha, barananiwe. Uraryama ukagira ngo none uryamiye
atmosfera nk'igikuta cyenda kugwaho, urabyuka unaniwe, uraryama unaniwe, ubyuka unaniwe, wiru unaniwe. Muzi impamvu? Isi yaratwijiriye, isi yageze ahantu hose. Niyo mpamvu abantu basigaye biyahura, kandi ntabwo ari abakene biyahura, oya, hariyahura abantu bafite. Hari icyo bimuye mu mitima, hari ibindi bibitse mu mitima. Ubundi iyo Imana yaje mu mutima wawe, automatique Satani umugera gute? Kumva guhu. Ntabwo umuco n'umwijima bagira gute? Bibana. Ahari Imana hagomba kuza amarangamutima y'Imana, imbaraga z'ubumana. Umwuka wo kwikunda, umwuka wa munani, kwikunda. Hano habaye ibisambo, abantu barimo bakima n'abana babyaye, nta kunyurwa guhari, ntabwo ari ibintu byizana. Kera abantu barishimaga bakagabirana, ariko ubu ngubu nta agabirana kubw'inyungu. Reka muhe n'abazamu, si urukundo rwayimubwiye. Dufite abakene mu miryango, dufite abakene mu matorero, mu midugudu, ariko umuntu akarenga agafata agahe nk'umuntu ufite inka 1000, ariko wawe ugura n'amata ntayimuhe. N'urukundo zamuhereye n'ubushuti, ari cyo mukinza, ari cyo muhisha kugira ngo nawe igenda yihute. Ni umwuka wa domination, umwuka wo gutegeka. Hameze mbere yageze, abashaka ngo ayobore. Pasiteri bamutoreye kuyobora bako abaririmbyi, ariko yagera muri groupe akuva ko ubuyobozi bugomba kububwe. Umwuka wa domination, umwuka wo gushaka amakuru bya control biri hejuru. Kasimbuke nje kukanyuma nanakoze utuntu twinshi. Ni umwuka wa seduction, umwuka wo kureshya, umwuka w'uburyarya, aho umuntu aguhobera arimo araguhuheraho, aguhobera ukengerana imiso. Ibintu mpamvuga birakomeye kandi nabihawe, sinzi impamvu, mumbabarire. N'inshuro nateguye ibintu byinshi ariko sinzi ukuntu byaje ibi bintu. Umuntu akaguhobera, aguhuhera neza, kandi nimukunda abantu babwira ibintu. Ibyo mwitangara nudasenga urakaramba mu tundi turamba, nutegera Imana muri ibi bihe. Was
ndabona umunota umwe duhaguruke afite imbaraga duhaguruke nari ngiye gukomeza umwuka ambwira ngo rekeraho babyumvise ntabwo abantu bose bumva icyo mwumvira Imana arabumvise kandi Imana ibagendereye semeni amina tujya gusenga iminota mike gusa tugire ibintu twimura mu mibiri yacu tugire ibintu dusohora mu mago yacu tugire ibintu dusohora mu gihugu cyacu ni twebwe abavugizi ni twebwe mwireba leta ni twebwe tuzana Imana mu miryango tuzana Imana muri politiki tuzana Imana ahantu hose mwirangara dusenge n'izina rya Yesu n'izina ry'Imana ikomeye Imana y'imbaraga Imana y'ubuturo Imana yo guhishurirwa Imana yo kumenya Imana y'Imana ya Yesu Kristo twemerere Mwami kugira ngo tubashe gusobanukirwa imbaraga za Isirayeli imbaraga zadusaseye barwihishwa imbaraga zaduteye imbaraga zatunanije imbaraga zituvogera imbaraga zitumenyera imbaraga zitwisha imbaraga zituhanga zazasubira zabona kuzaba zabona kuzinaniza zabona kuzirikura n'izina rya Yesu urakoze Mwami urakoze Mwami shima imbere by'ibihe tuzambaje ku bwawe Yesu amen mureke dutere haleluya haleluya nanisha amajwi n'amaboko haleluya 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 amen rero turasoje sinzi uburyo tuyobora ubu bisa n'undi mwambaro wa sosiyali